Ladies and gentlemen, nizere ko meze neza cyane ku biganiro bya Radar TV Rwanda. Ngushimira kanze subscribe nawe utarekanda nicyo gihe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye kandi ubibonere ku gihe. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rutsiro umurenge wa Murunda, twasuye umuririmbyi usubiramo indirimbo za gakondo cyangwa se za karahanyuze. Niwe tugiye kuganira muri iki kiganiro, bwo wagiye gutangira atwibwira yibwira n'abadukurikiye. Nambere umeze neza? Meze neza cyane. Biracamo? Nta kibazo. Watangiye wibwira abadukurikiye. Nitwa Imaniragwa Emmanuel. Ariko mu mazina nkoresha mu muziki ni Emi Gitari. Ufite gitari, abantu bari kwibona kuri umuririmbyi. Cyane. Banza dukubitira akapera. Ndabikunda cyane. Banza dukubitira none twinjire neza. Akariko kose. Ngiye kubaririmbira indirimbo i Bugande uko nagiye i Bugande. Aha, niyo nayo nta kibazo. Turarimbaho gato nta kibazo, ariko unayishaka yose wanyarukira kuri Emi Gitari, iriho yose. Bambariye bambeshya muri Uganda batayu utindi nararuka Uganda nararuka Uganda bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'isafuriya n'agatara bacanye ku manywa Nyarukamba ndararuka Uganda nararuka Uganda. Esha abantu biwacu ko mbikiga banuma y'ibintu bamwana amafaranga ndayambukana nguko uko nagiye i Buganda. Asante sana, abantu bari kubyumva neza cyane ko ari umuririmbyi mwiza cyane. Ndirimbo kabisa nga uranyemeje cyane. Umbishe birimo neza cyane. Imana yo kuririmba yaje ryari? Burangiye ntaguciye mu ijambo. Buriya umuntu ndi gukora akana kambwira ngo bimeze neza, numva ngize courage, nkumva n'ibiro biriyongeye. Cyane kabisa. Yego. Imana yo kuririmba yaje ryari? Kuvuga impano yo kuririmba nakuze numva nkunda kuririmba. Uragira muri kamera kugira ngo nakuze numva nshaka numva nkunda kuririmba, aho ngeze ku byo nageraga n'ahantu umuntu afite na radio ari kugenda mwumva namukurikira, mwumva nkunda umuziki. Ariko cyane umuziki gakondo buriya mukunda kubi cyane, bubaho guba gufite ubutumwa cyane. Abantu benshi abahanzi b'iki gihe kuririmba indirimbo za gakondo biragorana. Wowe ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga kugira ngo ujye muri uyu muziki wo kuririmba indirimbo za gakondo? Ikintu cyanteye imbaraga ni ukuvuga ngo kuririmba indirimbo za gakondo nazo ntago ari zose burya. Hari indirimbo nanone ntapfa no gukora cyangwa gukinisha kuko mba numva nta kintu kirimo. Nanjye izo nkunda ni ukuba numva ikirimo, navuga nti iyi ndirimbo ese uko inshimishije, ese undi ndayicurangira we arakuramo iki? Icyambere ngendera ku butumwa baba bugiye burimo. Kuri icyo ngicyo cy'ubutumwa, abahanzi b'ubu ngubu basohora indirimbo bakabwira indirimbo ifite ubutumwa bitewe wenda n'abantu bashaka kuyiha. Ugereranya gute umuziki, kuko iki n'ikiragano uri kubamo, umuziki gakondo urakurikirana cyane, ubigereranya gute? Ugereranya indirimbo za kera gute n'iz'ubu ngubu? Ni ukuvuga ngo iz'ubu ubwo butumwa mba ashaka kuvuga, hari ubutumwa akenshi na kenshi ku ndirimbo za kera zabaga zifite ubutumwa bugenewe bose. Nk'ubu urugero urafata nk'indirimbo umubano mu bantu ya Nkurunziza. Uranyifatiraho urugero cyane, umubano mu bantu ni umubano wa bose, naho indirimbo z'ubu ziraza zikavuga ku butumwa bugenewe wenda ari ikintu kimwe, wenda ugasanga akoreye nk'indirimbo
urubyiruko se uri kuvuga ku rubyiruko hari igihe yanasingiza n'itaberega hari igihe yanasingiza n'itabi kubera ko hari abarimwo ariko si bose kumva izi ndimo za kera zakundaga kugaruka ku butumwa rimwe na rimwe zigaruka ku mubano zikagaruka ku rukundo ese ugasanga ni za bose ni indirimbo zifite ikintu zimariye sosiyete muri sosiyete nibyo ngibyo umuhanzi waririmbye indirimbo za karahanyuze wenda benshi ntabwo yagira amahirwe yo kubabona amaso ku maso ni uwuhe muhanzi wumva waririmba umuhanzi warimbaga mwa kiriya gihe ubu ngubu ukaba wumva indirimbo ze ukavuga ati umuhanzi kabisa yaririmbaga neza cyane ko ari hafi ya bose ra turanyamure nka batatu hari umusaza Sibomana Athanase Bunanga indirimbo ze zabaga zifite ubutumwa zikababwira bo hagakurikiraho Nkuru Nziza ni benshi ariko wenda mbaje batatu undi ndavuga niyo Mugabo Filemo data we nuko nyine aririmba indirimbo nubwo wenda numva nzikunze kuzicuranga bikagorana urashyiramo n'amasabo ndongeraho ubwo nongeyeho wa kane poromosiyo yongeraho wa gatanu byumva uhore Emi ugiye kuturirimbira ngiye kuyigusaba indirimbo uyiririmbe indirimbo Isimbi ya Mavenge Sudi indirimbo yituririmbire rwose Mavenge Sudi munywanyi wanjye disi indirimbo yituririmbire Mavenge Sudi munywanyi wanjye rushatse ruramusanga ni nk'urupfiro ruje rugatwara umuntu gukunda umwana nawe akagukunda yumva iteka yajya ahora kwicaye iruhande gukunda umwana nawe akagukunda yumva iteka yajya ahora kwicaye iruhande mperutse kuva ngiye gusura umuntu ngo cyari igihe cy'akazuba kagasusuruko usanga haruro hari hicaye umukobwa y'ibyiza yambwiye nge sinzabigira ibanga yarambwiye ati tambuka ujye mu nzu unganirizeho gatoya ibyo byavuyeho mubaza uko yitwa njye nitwa Uwimuwe Simbi n'abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njya mu nda y'isi nkifite agahinda abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njye mu nda sinyifite agahinda iseko nziza nayisanganye Simbi indoro nziza nayisanganye Simbi ingano zose zizihumura neza zigatuma ntekereza inshuti yanjye nkunda Simbi abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njye mu nda y'isi nkifite agahinda abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njye mu nda y'isi nkifite agahinda useka amasaro agaseseka useke mabugire agaseseka useka mabugire agaseseka cyo ngwino abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njye mu nda y'isi ifite agahinda abana b'inshuti zanjye nkunda nzarinda njye mu nda y'isi ifite agahinda indirimbo nziza cyane iririmbye neza cyane uteye ubwoba uteye ubwoba cyane ntabwo mbwira ati ngewe buriya iyo numvise uri kuntera courage numva ari sawa cyane mu mwanya wanjye barakoze cyane kabisa indirimbo nziza cyane iririmbye neza none Emi abantu benshi usanga bavuga ngo bafite impano yo kuririmba ariko gucuranga gitari ugasanga byagoranye wowe kugira ngo ucurange gitari byo byajute ni umurimo ugoye buriya si ubona ko nkuba gutya ngucurange nk'ino ndirimbo
ntabwo nyicuranze neza pe nkuko nakayicuranze ndi njyenyine nako nta gitari mfite hari nk'undi uri kuncurangira gitari imirimo ibiri ngo yananiye byisi mugabo ariko urayishoboye. ndagerageje ariko ntabwo ubura kugira bimwe cyamo hano kuvuga ngo ni ibintu bisaba ni ukwihiringa kubishyiramo imbaraga. Ni imbaraga ni ukuvuga ngo impamvu ikunda kwanga urabona urafata amanota unaririmbe kandi ujyane nayo bimwe urabyibagirwa mu mwanya ntabwo ari ukubeshya. Gucuranga gitari byo byaje ryari kugira wumve ko ukwiye kwiga gitari ukayimenya? Ni ukuvuga ngo burya rero umuntu utarungukiye muri covid bamwe bagiye bayihomberamo ariko abandi bakayungukiramo. Bangiye navuga ko covid igihe twabaga twicaye yewe rwose niho nakuye impano yo kuba namenya gucuranga. Kuririmba byo nayo mbisanganwe ariko nibwo nabonye umwanya uhagije kuba navuga ngo neza nongeye kwinjira mu kuba nacuranga gitari. Yego. Kuko baravuga ati guma mu rugo tukagenda ngiye aho yango ngiye kucara seti ibirenge ku kirago cyangwa ku musambi nkifatira gitari nkacuranga nkiga. Nubwo bitaba byoroshye kwiga gitari biravuna biravuna cyane. Hano kuvuga ngo ushaka kugira intoki ugasanga zajeho amabavu kugira ngo urahagendesha ahantu ugendesha asabwa bakomeye gutya wapi zirajyana ariko kagitari kakaryoha cyane. Hari abana batoya baba bashaka no kujya kuririmba indirimbo za gakondo cyangwa se zino ndirimbo za karahanyuze, nirihe banga wabamenera kagira ati mwabigenza gutya na gutya kugira ngo ibintu byanyu bigende neza? Ibanga nabamenera nuko ubundi kuba bisaba kubikunda. Bisaba kubikunda. Iyo ukunda ikintu kabisa uranagishobora. Kuvuga ngo icyiza cyo gukunda karahanyuze nubwo butumwa mbese ukabusangiza na societe. Abugira no kuvuga ngo nk'uwo wahimbye ngo umubano mu bantu nanone tukaba tukigenderaho yuko uwo mubano mu bantu tuba tugomba kuwukomeza. Ni ubutumwa yatanze, ni message ndende cyane. Indirimbo turaza kuyisorezaho kuko numva uri kumva nagumye kwivuga. Turaza kuyisorezaho. Ubwo ibanga mumenera nuko ikintu cya mbere agomba kubanza kubikunda. No kubikunda. Noneho kumva n'izo ndirimbo neza ubutumwa burimo akabuha societe. Impamvu mbivuze no kubikunda ntekereza ko nta muntu wagenewe ikintu nta muntu ikintu cyaho cyose kigenewe. Bana hari umwana kuri YouTube nabonye ari gucuranga nanjye nafashe ku gitari yanane yishyiramo akanyama ntekera niko mwana ngana kuri afata gitari ishobore ngewe mfite imyaka kaba 30 ngewe nani yase asumbye intoki se wenda ngewe ngira n'amahirwe nina ndende ndende baragafata gitari umwana ariko umwana bita Jimmy Mulisa nakirita imana Jimmy Mulisa bana natangiye gitari ari wo winkundisha ahari hose nyumve nabona n'ino video niwe wakundishije gitari. Aho ndatekereza ko nanjye ntago magaze ku rwego rubiza ndacuranga rwose uya nanjye yumbwiye ngo ndakagucurangiye kararyose numva ari sawa cyane. Numva ahantu ngeze no kubikunda bikunda ntawe nubwo bifata n'igihe kirekire. Yego. Urabyiguga tubifata. Ubwo nuko bimeze kubijyanye n'abo bana bashaka kwinjira mu muziki wa karahanyuze. Ikindi abahanzi bamwe na bamwe cyangwa se abaririmbyi bavuga ko umuziki nta mafaranga arimo. Wowe wemeranya nabo cyangwa ntabwo wemeranya nabo? No kuvuga ngo umuziki biterwa n'ahantu ukorera. Ni kuvuga ngo mpamvu mvuga ko umuziki ugira amafaranga kuko naganiriye nakunze kuganira n'abawukura amafaranga nge nubwo ntari nabasha kugafata rero nanifateho ariko nge ndacyafite icyizere iteka ryose uzishyiremo ngo birashoboka aho uyango ucika intege ugihora uvuga ati byaranze oya wishyiramo ngo birashoboka naye nzajya hari
ubu ngubu ntabwo uratangira kuyajyaho ariko biri vuba cyane yagiye kuyimonetiza nta n'icyumweru kirashira bumva babaye monetize ukubita akantu YouTube ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire amafaranga umuziki ukwinjiza cyangwa ikindi cyose kuri YouTube ni ukuba akantu wakoze wagakoranye umwete ukagakunda kakaba keza akarusho noneho kakaba kareba niko kuba umuziki wagira amafaranga ariko hari aho narimbeshye ngo ntabwo natangira kuyajyaho narimbeshye cyane kuko turangira abageni turanga mu tubyiniro no mu tubari kanyera ku mafaranga kumva atangiye kuyaryaho ngo nituvanga hari ahantu turanyurana ujye kumeza neza cyane nta kibazo no mukandagiye ahubwo ujye kujya gucuranga yego urumva ahubwo rusanze ndi no kwitegura bandagiye ni sawa cyane ufite YouTube wari uyikomojeho YouTube yitwa ngo iki YouTube yanjye yitwa Emigitari ahubwo mukomeze kuwushyigikira ngo nayikunde abantu bajye kuri YouTube barebe Emigitari bakande subscribe cyangwa comment indirimbo wumva yagukorera yakarahanyuze ujye wandika muri comment no kuvuga ngo n'ahantu nkunda gucurangira nkunda kubabwira ngo urashaka indirimbo ayisabe kugira ngo ubundi nuvuga ngo n'abadije kuntu bakora ntabwo ari byiza kumva ko umuntu wicaye yagusaba indirimbo gucuranga iyi ngiyi reba umubyinnyi wa mubyinnyi akaza akagusaba indirimbo ayumva akunda kuko niwe uri kwidagadura nanjye rero byakabaye biba byiza kugira ngo mbacurangiye indirimbo ntazi ko mwanakunze byaba byiza akambwira ati muri comment akaza akandika akavuga ati ducurangiye yego aho ngaho ari sawa cyane mpita mvuga ati ewa ndashyiramo agateke ni YouTube gusa nta zindi mbango nanyamba gukoresha koresha TikTok yo izina okay nawe bajye bagufollowing noneho ikibazo cya nyuma tugana ku musozo kugira ngo ya ndirimbo yiducurangire hajya wambaje ngo umubano mbere yo kuyiducurangira ariko mu Rwanda abantu bavuga ati bari kurwana no kugira ngo tujye tubona monetization y'amafaranga azari menshi ariko umuntu agiye kuri YouTube channel yawe asanga indirimbo z'abandi wowe uteganya gukora indirimbo zawe ryari no kuvuga ngo guhanga indirimbo nk'uko gucuranga akunda no kuririmba njye byanyorohera gusumba umuntu uri gutangira yego guhanga indirimbo byanyorohera cyane hari zo ufite zanditse ariko sindazishyira gusa ariko ni vuba ni vuba kuko nanjye ntago cyahuguma mu by'abandi gusa bura nabameze nk'umuntu uri guhora wiruka inyuma y'umurizo w'inka ugenda inyuma y'umurizo w'inka ukamugenda imusiga ukagenda ukagera nawe imbere aho abandi bari kuvuga ngo no kwigana nabyo ni ubundi buhanga cyane kwigana ibintu abantu bakabikunda bakavuga ati ibintu ni sawa ahubwo ngifite nyinshi zanditse nikoreye ngewe ku giti cyanjye ariko ubushobozi ni buza muri studio sohore neza abanyarwanda bazumva abantu bakomeza bakurikirana Emigitari kuri TikTok no kuri YouTube reka mbere yuko dusoza duterekeremo ya ndirimbo umubano mu bantu mbane pfunge kapo neza ari datari naso bose barawusanze ubasonziranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'urukundira kuyaramba bambe umubano mu bantu
tugasangira urupfu no kuramba subiza agatima impembero wibaze nawe bame umubano mu bantu umubano mu bantu twese umuryango uzira ujyayo utagira inabi abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza agatima impembero wibaze nawe bame umubano mu bantu umubano mu bantu ukagira amahoro nk'umunywanyi wa hafi ni ubyara gutabarana no gufatanya niwe soko y'ubumwe uboneye abantu bame umubano mu bantu umubano mu bantu niki cyaruta gufatanya hakora ukuri bame umubano mu bantu umubano mu bantu niki cyaruta gufatanya hakora ukuri bame umubano mu bantu umubano mu bantu. Byiza cyane indirimbo mubano indirimbo nziza cyane nayumvaga ariko ntabwo nari nzi izina ryayo uri kumva ukuntu ufite ubutumwa numvise ko niwe utsinda amahane tukava indime twese umuryango uzira ubujya mu muryango uzira ubujya utagira inabi inga abantu tugasangira urupfu no kuramba zitandukanye na bwa butumwa twumva ubu ngubu dusoza rero ni ikihe kintu wabwira abakunzi bawe ni ikihe kintu wabwira abakunzi bawe abakunzi banjye ikintu nababwira ni ukushyigikira rwose ubundi nabonye kabisa barimo neza abakunzi banjye rwose murimo neza mukomerezaho ndabemera cyane kuvuga ngo aho channel yanjye igeze nawe umuntu atagize agatima ko gukandaho ngo ayirebe yumva ibirimo wenda avuga ati nirebye nk'iminota ingahe yumvisha ikirimo ariko ukanda nyine ngahita avaho uyu umuntu kurebera video ni umuntu bugufasha ni inkunga ikomeye cyane subscribe comment share cyama guhura nabo bose ahura nabo nkavuga ati noneho hari igihe ujya kubona ukabona ukoza akantu akantu kawe baragakunze we ukibaza kuko urangiye narushije icy'abandi koko ariko nta kibazo ibintu gake gakeya gushyigikira muri make uririmba mu bukwe ntabwo twagenda tutabivuzeho abantu bagushaka kugira ngo ujye kubaririmbira mu bukwe bakubona gute none uvuga ngo unshaka njya kumuririmbira mu bukwe ushobora kwandika ukanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp MTN 078 yego 14 yego 89 yego 064 cyangwa ukampamagara tukavuga ntabwo cyameshi kandi ibintu biba bishyushye cyane mugabo biba bigenda cyane ababizi agutangira ubuhamya bantangira ubuhamya okay nuko rero reka tugushimira wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu yego nanjye ngiye mu kandi kazi ngiye mu gisope cyarira tanya saa 10 abahahi ntabwo uraza uranjyanayo twita show abahahi hakaba kabaye okay rero nuko dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagushimiye mi wakoze cyane
namwe mwese twabanye mwakoze cyane. Kuri kamera hariho Kipu Masasu, mukomeze mugire ibihe byiza mukanda subscribe kuri Radar TV Rwanda. Ciao ciao, Imana ibarinde.